Mu magambo make ndagira mbabwire ngo ibintu byose, kwinjira mu Mana, kwinjira mu gakiza, kubana n'abantu, kuba muri korari, kuba umubwiriza w'igitangaza, kuba umupasitoro cyangwa umudiyakoni, ntibikwiye kukwibagiza ko icyakuzanye ari ukureba Yesu mu maso. Ikindi kintu gikomeye muri iri yerekwa, abantu baje muri urwo rusengero, itegeko bagombaga kuza imbere ya ntama w'Imana bakatura ibyaha byabo. Ubu dusigaye dufite abantu baza mu gakiza akiyizira, ukabona ibintu by'Imana yisa byinjiramo, amezi 3 agahita ajya muri korari kubera amafaranga cyangwa ijwi ryiza, yaba afite amafaranga cyangwa azi kuvuga abantu bakumva, amezi 6 ababaye umukuru w'itorero. Yatangira kubwiriza bati wow, ntabwo ari ukuyobora gusa no kuvuga, aravuga abantu bakamwumva, akababaye umurayiki. Umwaka umwe bikaba birarangiye byose. Ariko warangiza ukibaza, wazaza ureba uko abayeho, ukareba ubuzima bwa kera yari afite ari umupagani n'ubuzima afite ari umukirisitu, ugashaka itandukaniro ukagira gute, ukaribura. Ukibaza se uyu muntu yaje mu mucyo yatandukanye n'umwijima. Igihe ingabo za Farawo zakurikiraga Abisiraheli, inkingi y'umuriro yajyaga igenda imbere y'Abisiraheli, yabaciye hejuru iraza izi nyuma yabo. Iyo nkingi aho Abisiraheli bari hahise hahinduka ku manywa. Nshuti jya ugendera mu mucyo wo kugira gute, wo kurindagira. Aho Abanyegiputa bari bwari bwije rwose. Iryo tandukaniro rigomba kuboneka mu gihe tuje mu by'agakiza. Kuko ibyo rero abantu bose bari muri urwo rusengero yinjiyemo mwiyerekwa bagombaga kuba baratuye ibyaha byabo, kandi kubwo kwatura ibyaha byabo no kubabarirwa bagombaga kuba bafite umucyo urabagirana mu maso habo. Ngo yarabarebye mwiyerekwa abona bose ntago basa nk'uko agize gute, nk'uko asa, bari bafite umucyo. Kristo niwe zuba ryo gukiranuka, uyu mugabo yabitwigishije umuyobozi. Kuko ibyo rero Kristo yarasiraga mu maso habo, umuntu bareba akabona ntibafunze isura. Umugore amenya yuko yakoze amafuti, abandi badamu akahukana, abadamu bakamusura batari ku bundi, ukuri mwiza ufite isura nziza, ubona n'ubu utandukanye nawe wabura umugabo ugutwara. Hakaba hajemo undi mudamu agatambikamo ingingo. Ubu umuntu uzakubona warafashe umwanzuro ukavuga yuko uru rugo ruvuyemo utazagira gute, utazarugaruka. Umuntu uzarukubonamo ntazagira ngo uri umurwayi wo mu mutwe. Umumama yarangiza ati rero abantu batazancishamo iki ijisho. Hari n'abantu bagera muri gatanya bakavumbura yuko bapfaga ubusa, barangiza umugore akavumbura yuko umugabo watamuciye inyuma, bakavumbura ko ari abantu babigiyemo, ariko umugore akavuga ati hoya abantu batazanseka, ahantu nari mbigejeje ni kure, wa mugabo we sinakwangaga ariko singiye no kwiha iki amenyo y'abasetsi, gumu kwawe nanjye ngume. Cyaha cyitwa isoni kizirikiye ibindi byose. Soni yakomeje aganiriza mu Kristo amubwira ko gusaba imbabazi umuntu ku cyaha gito ntacyo bivuze, ndetse kwishyura ibyo wibye bitoya ntacyo bivuze. Soni yarakomeje yavuze yuko kubaha Imana gutuma umuntu adakunda kubona abanyacyubahiro, ahubwo akabana n'abantu boroheje ngo nuko aribo basangiye Imana. Mu Kristo arangije yabanje kubura icyo asobanurira soni, ariko mu Kristo aza gushyira ubwenge ku gihe, yibuka impamvu zamuhagurukije mu rugendo. Mu Kristo avuga amagambo akomeye, yitegereza soni amubwira amagambo ngo soni, uri umwanzi w'agakiza kanjye. Urugendo rwose yari yarakoze, iyo atega amatwi soni kuri uyu musozi bari bagezeho, mu Kristo yari guhitata ibyo kwizera. Intambara zose yarwanye zari kuba zipfuye iki ubusa, kandi yari kuba atakaje intumbero y'ubugingo buhoraho. Isoni. Itorero rihamagara umuntu, ibintu wigishije abizera wabacanze, amahame ijambo ry'Imana ryubakiyeho yose wayakoroze, wafasha abantu urabacanganyukisha, ubatesha ingo zabo, abagabo n'abagore baratandukana.
none hari ikintu kimwe tugusaba, ntabwo twebwe tukwanga, nta n'ikindi turi bukore, ariko byibuze gerageza ujye imbere y'abizera ubasaba imbabazi, ubabwire ko wari wagize gute, wari wibeshye. Ukabona umugabo aricaye ati hoya afazari mugumane uruhimbi rwanyu. Nibwo muzabona umuntu ahora agendana na Bibiliya azenguruka ahantu hose, akantu kitwa isoni cyo gusaba abantu imbabazi banseke, nari umuntu wambara ikoti na karuvati, umuntu akihagarara akazarinda apfa agashyingurirwa hanze y'itorero. Kandi soni yarakomeje aravuga ati biteye isoni gusaba imbabazi mugenzi wawe, ukamusaba kukubabarira ibyaha bito wamugiriye, ndetse ukanemera kuriha n'ibyo wamwibye. Biteye iki? Isoni. Impamvu ubu ngubu abantu benshi aguhemukira ntaze kugusaba imbabazi, Satani arabegera akabwira ati ni ibintu by'isoni. Muzareba abagabo akubita umugore cyangwa akamuhemukira, akajya kubyara abana hanze, umugore akazabimenya, umugore akababara, isukari n'imyunyu bikivanga, kwa muganga bakabona imivuduko na za diyabete, umudamu akazicara umunsi umwe, abantu bakamusura bo ku rusengero bati byagenze gute, ati nababajwe no kumenya ibintu umugabo wanjye yamishe, kandi n'ubu ngubu aratinyuka agaterura Bibiliya akajya ku rusengero ansiganye iki kibazo kandi akizi. Abantu barangiza bakaza bati rero umugore wawe impamvu ubona yataye ibiro, afite ibibazo yenda no gupfa yishwe n'agahinda, wakoze ibi n'ibi n'ibi ariko ntago wamusabye imbabazi. Umugabo akabaje gusaba imbabazi. Rero mama kana wibigira birebire nta diri irimo, wibigira birebire jya woroshya ibintu, use naciye inka amabere ninjye wa mbere. Ubwo ngo arimo arasaba iki? Imbabazi. Ngiyi sheke, andika amafaranga ujye kugura imodoka. Erega njyewe ndemera ngaheba, ndagukunda nta kintu nakwima. Erega nibi ngibi bizagera aho bishire, ubundi se erega mama nawe byakubaho. Ubwo ngo n'umugabo urimo kugira gute? Ariko muzi ikintu uwo mugabo aba yanga, njyewe nindamuka nsabye uyu mugore imbabazi azamenyera. Ubu rero babyita kwihana VIP. Mwitondere ikintu cyitwa isoni, mwitondere ikintu cyitwa isoni. Ibyaha byose turimo gukora ubu ni ibyaha birimo kuzamukira ku kintu cyitwa isoni. Uyu mumama agiye kumvugisha ibintu by'ubujajwa, kandi ijambo ry'Imana nasomye ejo ryambwiye yuko tutagomba kwicara ngo dutaramire inkuru z'abandi, kuko natwe tugoswe n'intege nke nk'uko nabo bameze. None uyu mumama ko aje kumbwira inkuru mbi, kandi akabaje ngo anjyane mu matiku, kandi nkaba nari bumwereke ko ntashaka kumwumva, ndabigenza gute? Ubwo rero ugira isoni zo kumwerurira yuko kuvuga abandi ntacyo bimaze, ukamwereka ko mwifatanyije. Abadamu benshi usanga ageze ku rwego ahubwo ahamagara umugabo ngo amusindishe. Papa kana uri heza, umva sheri wanjye ndi ku kazi, waje nkakugurira rimwe se, kandi ngo ubwo ni umukirisitu. Umugabo wawe buri gihe ahora avuga yuko agize amahirwe yacika ku nzoga, muri we arimo ariha gahunda y'uburyo yazicika, ariko ngo kubera ko nawe uzi ko ari zo akunda kandi ukaba uri umukirisitu, kugira ngo atahe kare ni ngombwa yuko umugurira inzoga. Hari ibyaha tuzabarwaho kubera yuko abantu bagiye kwigobotora ibyaha, tubagumisha mu byaha kubw'inyungu tubafiteho. Kenshi na kenshi ibyaha byinshi twagiye dukoreshwa n'abo tuvukana, abo twakuranye, abo twiganye, abo dukorana, n'abo tugendana. Ni ibyaha Satani yagiye asobeka ku cyaha cyo kugira iki? Isoni zo guhamya Yesu, n'isoni zo guhamya ijambo rye. Uko ibihe bigenda byigira imbere, hari abantu benshi bagiye kuzaza bagira isoni zo kwatura mu kanwa kwabo icyo ijambo ry'Imana rivuga, kubera inyungu bakura mu bantu. Aba bayobozi b'amadini bose bazi amategeko 10 y'Imana, ariko ntibashobora kuyigisha. Baramutse banayigishije ntibashobora kwigisha isabato, kuko isabato yabakura umutsima mu kanwa. Bafite isoni. Abantu bafite isoni zo guhamya Yesu aho bakorera.
izi soni kandi uko tugenda twegereza umusozo w'amateka y'isi, isoni zizarushaho kwiyongera. Kubera iki? Uko abantu b'Imana barimo gusenga, Imana irimo irabaha umwuka wo guhamya beruye. Abigishwa ba Yesu barabafashe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, barabajyana barabakubita. Bamaze kubakubita barabwira bati rero ntimuzongere kuvuga muri iryo zina. Barasohoka, bamaze gusohoka basanga abantu bahuruye ari benshi. Abigishwa ba Yesu baravuga bati rero twakubiswa abantu ari bake, none dore abantu bategereje ubuhamya bwacu. Barangije bahagarara imbere y'abantu barababwira bati rero Yesu Kristo uwabakubise bakica akazuka niwe urimo kuduha imbaraga zo kuvuga ibi ngibi. Muhitemo igikwiriye, se ni ukumvira abantu cyangwa ni ukumvira Imana? Haleluya. Reka mufatanye nanjye gushima Imana muri uyu mugoroba kubw'ibitangaza Imana idukorera, ko bwije nuko bukeye, kubw'urukundo n'ubuntu bwayo itugaragariza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nongeye nanone kubaha ikaze muri uyu munsi nanone wundi tugiye kuganiraho ibyanditswe byera. Ndashimira abashyitsi bagiye baboneka hano, ndashimira n'abakomeza kurarika, kandi ndashimira n'abakomeza guhumuriza umuryango wo muri iri torero wagize ibyago. Imana rero ibaha umugisha. Ndashimira rero abashyitsi b'Abadiventiste barimo guturuka ku yandi matorero, ariko by'umwihariko ndashimira abashyitsi badasanzwe ari Abadiventiste turi kumwe nabo hano, bikundira Imana, bikundira ijambo ryayo, ndetse bagatera intambwe. Bamwe bamaze no kuhamenyera. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyigisho gifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo isoni ni wo mwanzi ukomeye w'agakiza kacu. Iki? Isoni ni wo mwanzi ukomeye w'agakiza kacu. Dusenge. Horaho Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waturinze, waduhaye ubwenge bwo gukoresha igihe cyacu neza. Wadufashije, Mwuka wawe wera yadukanguriye kuboneka mu nzu yawe, kandi Mwuka wawe wera ari kumwe natwe kugira ngo muri uyu mugoroba adupfumbatishe ikintu kidasanzwe muri iki cyigisho waduteguriye. Yaba njyewe, yaba aba bana bawe bicaye mu nzu yawe, reka twese twigishwe nawe ku birenge byawe, twimenyeho ubugoryi kandi kuguhanga amaso aba ariho dukura gukiranuka. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mariko igice cya 8. Mu magambo Yesu yavuze, mu byigisho bidasanzwe Yesu yagiye atanga, hari amagambo muri uyu mugoroba nifuza yuko tugarukaho tukayarebaho mu buryo budasanzwe, kandi tukabaza Imana impamvu aya magambo yakomeje kwandikwa kugira ngo tumenye icyo Imana idushakaho. Mariko igice cya 8, ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Amagambo nifuza ko twiga ari ku murongo wa 38, ariko turahera ku murongo wa 34. Yesu asobanura iby'inzira y'iki? Y'umusaraba. Agakiza, kwakira agakiza, kwihana, kubabarirwa, guhinduka umuntu w'Imana ntabwo ari ibintu bigomba kuba ari ibintu bya gisida bitugwiririye. Ni umushinga ukomeye ugomba guteguranwa ubwenge, kuko ni umushinga ufitanye isano n'ahazaza hacu. Yesu rero arangije, yari arimo kuganiriza abigishwa be, arangije ahamagara abantu n'abigishwa be, arababwira ati, ndi ku murongo wa 34, Mariko igice cya 8, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba we, agire gute? Ankurikire. Biratangaje yuko iyo umuntu aje kwihana, Imana imutura umutwaro, ariko yarangiza nayo ikamwikoreza iki? Ubundi
ntabwo byigeze bibaho yuko Imana yatura umuntu umutwaro ngo narangiza agende nta wundi mutwaro Imana imwikoreje. Iyo uje kwihana ubujura, Imana igutura umutwaro w'ubwo bujura, yarangiza ikakwikoreza umutwaro wo kuzaza ufasha ukanagira abandi inama ngo batagira gute batabiba, ukazaza wirirwana n'abantu bari abajura mwakoranaga urimo kubabwira ngo ibi bintu ntabwo ari byiza. Hari umutwaro uruta uwo. Iyo wari indaya, uwo mutwaro Imana ikawugutura, ikwikoreza umutwaro wo kugira abandi inama ngo bave muri ubwo buraya, ndetse ukigisha abandi bagore uko bazafata abagabo babo ngo batabaca inyuma. Uwo ni umutwaro. Ariko ndagira ngo mbabaze abantu bose birirwa bavuga ko Imana yabatuye imitwaro, bajya bemera yuko hari uw'Imana yabikoreje? Iyo tumaze kwakira agakiza, tumaze guhindurirwa amateka, Imana itwikoreza umutwaro nk'uwo yikoreye, ari wo mutwaro wo gukiza abanyabyaha. Iyo mpamvu niyo ituma dutanga amaturo, niyo ituma dutanga icyacumi, iyo mpamvu niyo ituma twubaka insengero, iyo mpamvu niyo ituma abantu bajya muri korari nk'uku nguku bamaze kuririmba, iyo mpamvu niyo ituma ibintu byose dukora bigendereye icyo kintu kimwe. Birababaje ko hari abantu bavuga ko Imana yabatuye umutwaro batikoreye umutwaro nk'uwo yikoreye. Yesu arakomeza ati, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, kandi utita ku bugingo bwe ku bwanjye no ku bw'ubutumwa bwiza, ubwo bugingo azagira gute? Azabukiza. Umuntu wese ushyira inyungu z'iby'Imana imbere, agashyira inyungu z'umurimo w'Imana imbere, ntabwo azabaho nabi ku isi, kandi n'ubugingo buhoraho azagira gute? Azabubona. Yesu yakomeje aravuga ngo, kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, niyakwa iki? Ubugingo bwe. Imana yaduhaye ubu bugingo dufite kugira ngo bitubashishe amahirwe yo gutegura ubugingo bw'iteka. Kubw'ibyo rero hari igihe abantu bajya gushaka ibintu bikarangira bazimije ubu bugingo bwa none, ariko bakaba banazimije n'ubugingo bw'iteka ryose. Yesu arangije aravuga ngo ikintu gikomeye cyane, mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Nahita nsubiza ngo ntacyo. Amagambo nifuza ko twiga uyu munsi, amagambo agiye kutuyobora uyu munsi. Yesu arangije aravuga ati, umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika bera afite ubwiza bwande bwasi. Ijuru ryateganyije yuko umuntu uzagira isoni zo kwinjira mu by'agakiza ku munsi usoza amateka y'isi, cya gihe nawe uzaba ukeneye ko Yesu yerekana ko muziranye, Yesu nawe azakureba agira isoni zo guhamya yuko mwigeze mugira gute? Mumenyana. Kubw'ibyo rero, isoni zo kwemera Yesu, isoni zo kwemera ijambo rye bifitanye isano n'igihombo cyo ku munsi w'amateka. Kubera ko Satani azi yuko isoni zishobora gukura umuntu ku rutonde rw'abazasanganira umwami Yesu mu kirere, Satani isoni yarazifashishije, isoni agiye kuzifashisha, kandi uko ubuhanuzi burimo kugenda bwigira imbere, isoni Satani azazigira igikoresho cyo gukamuramo abantu iki? Agakiza. Kubera iki ibi bintu bikenewe? Muri ino minsi umuntu aricara agafata umwanzuro akabatizwa, kuri Yorodani akamanika akaboko ko atazongera gukoresha ibisindisha. Ariko iyo uri imbere y'umukoresha wawe, iyo wongeye wasubiye mu basore mwagendanaga, baratangira bagatumiza ibyo mwanywaga, bagatangira bakaganira ibiganiro mwaganiraga n'ubundi kera, bagatangira gufata imyanzuro nk'iyo mwafataga, Satani agahita akubwira ati wirinde ntiwikure mu nshuti.
Mwuka w'Imana akorera mu mutimanama akakubwira ko aho hantu uri utakagombye kuba uhari, kandi aho hantu uri buharasirwe. Kubw'ibyo rero shikama ufate imyanzuro ikwiye. Kenshi na kenshi ibyaha byinshi twagiye dukoreshwa n'abo tuvukana, abo twakuranye, abo twiganye, abo dukorana, n'abo tugendana, ni ibyaha Satani yagiye asobeka ku cyaha cyo kugira iki? Isoni zo guhamya Yesu, n'isoni zo guhamya ijambo rye. Uko ibihe bigenda byigira imbere, hari abantu benshi bagiye kuzaza bagira isoni zo kwatura mu kanwa kabo icyo ijambo ry'Imana rivuga, kubera inyungu bakura mu bantu. Aba bayobozi b'amadini bose bazi amategeko 10 y'Imana, ariko ntibashobora kuyigisha. Baramutse banayigishije ntibashobora kwigisha isabato, kuko isabato yabakura umutsima mu kanwa. Bafite isoni. Abantu bafite isoni zo guhamya Yesu aho bakorera. Izi soni kandi uko tugenda twegereza umusozo w'amateka y'isi, isoni zizarushaho kwiyongera. Kubera iki? Uko abantu b'Imana barimo gusenga, Imana irimo irabaha umwuka wo guhamya beruye. Abigishwa ba Yesu barabafashe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, barabajyana barabakubita. Bamaze kubakubita barabwira bati rero ntimuzongere kuvuga muri iryo zina. Barasohoka. Bamaze gusohoka basanga abantu bahuruye ari benshi. Abigishwa ba Yesu baravuga bati rero twakubiswa abantu ari bake, none dore abantu bategereje ubuhamya bwacu. Barangije bahagarara imbere y'abantu barababwira bati rero Yesu Kristo uwabakubise bakica akazuka niwe urimo kuduha imbaraga zo kuvuga ibi ngibi. Muhitemo igikwiriye, se nukumvira abantu cyangwa nukumvira Imana? Aba bantu bavuze amagambo akomeye, baranje baravuga ngo ni izina rya Yesu niryo abanyabyaha bahawe ryo kugira gute? Ryo gukirizwamo. Abari babakubise barabahamagara bataba abantu ko batinyuka, ko turimo kurushaho kubakubita akaba ariko barushaho kwerura umwami Yesu. Kubera iki? Umwuka wera yari yamanutse ku munsi wa Pentecost. Mbere Petero na Yohana, igihe Yesu yajyaga gucirwa urubanza, Petero yaramwihakanye, Yohana yaracecetse ntiyagira icyo avuga. Mwuka wera amaze kumanuka yabakuyemo isoni zo gutinya guhamya ibyo bamenye n'ibyo bumvise. Barangije baravuga ngo nicyo gituma tutabasha kunyuranya n'ibyo twagize gute? N'ibyo twakiriye n'ibyo twamenye. Impamvu isoni zacu zirimo kutuyobora mu byaha, isoni zacu zigatuma twicarana n'abantu ntibamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana twamenye. Impamvu ni imwe, ntago haraboneka ibijojoba by'imbaraga y'umwuka wera ngo abantu bamere nk'uko ku munsi wa Pentecost bari bagize gute? Bari bameze. Turi abanyabwoba kubera gutinya guhomba akazi, kubera gutinya guhomba inshuti mukundanye, kubera gutinya guhomba icyubahiro. Abantu benshi bemera kugira isoni zo guhamya Yesu no guhamya ijambo rye. Yesu nawe arimo arababwira ati nta kibazo, nimumpakane, nimuhakane ijambo ryanjye, nimugire isoni, ariko nuramuka isoni zitumye wihakana izina ryanjye, isoni zigatuma wihakana ijambo ryanjye wamenye, umenye yuko nanjye ku munsi usoza amateka y'isi nzaba ndi umucunguzi w'isi. Abanjye tuzaba twarabaze kumenyana, nzaba narabashyizeho ikimenyetso, bazaba banditse mu gitabo, kandi nzaba nzi ijwi ryabo nabo bazi ijwi ryanjye. Kubera yuko batigeze bagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, nanjye nzaba mfite amahirwe yo kubahamya imbere ya Data wa twese n'imbere y'abamarayika bera. Mwitondere ikintu cyitwa isoni. Mwitondere ikintu cyitwa isoni. Ibyaha byose turimo gukora ubu
ni ibyaha birimo kuzamukira ku kintu cyitwa isoni. Uyu mumama agiye kumvugisha ibintu by'ubujajwa, kandi ijambo ry'Imana nasomye ejo ryambwiye yuko tutagomba kwicara ngo dutaramire inkuru z'abandi, kuko natwe tugoswe n'intege nke nk'uko nabo bameze. None uyu mumama ko aje kumbwira inkuru mbi, kandi akaba aje ngo anjyane mu matiku, kandi nkaba nari bumwereke ko ntashaka kumwumva, ndabigenza gute? Ubwo rero ugira isoni zo kumwerurira yuko kuvuga abandi ntacyo bimaze, ukamwereka ko mwifatanyije. Abadamu benshi usanga ageze ku rwego ahubwo ahamagara umugabo ngo amusindishe. Papa kana uri heza, mva sheri wanjye ndi ku kazi, waje nkakugurira rimwe se? Kandi ngo ubwo ni umukirisitu. Umugabo wawe buri gihe ahora avuga yuko agize amahirwe yacika ku nzoga, muri we arimo ariha gahunda y'uburyo yazicika, ariko ngo kubera ko nawe uzi ko arizo akunda kandi ukaba uri umukirisitu, kugira ngo atahe kare ni ngombwa yuko umugurira inzoga. Hari ibyaha tuzabarwaho kubera yuko abantu bagiye kwigobotora ibyaha, tubagumisha mu byaha kubw'inyungu tubafiteho. Nshuti zanjye, Yesu arakomeza ati muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, nicyo gihe cyiza cyo kwerekana ko uri umuntu w'Imana. Mu gihe nk'iki ngiki abantu bambara ubusa, nicyo gihe cyo guhamya Yesu wambara neza. Mu gihe nk'iki ngiki abantu basubiye ku nzoga, basubiye ku byaha bari bararetse, nicyo gihe cyiza cyo kumera nk'icyuma cyitwa busole, ukerekana icyerekezo kimwe ntuhindagurike. Mu gihe abantu ibintu by'agakiza babihaze, bumva ntacyo bibabwiye, nicyo gihe kiryoshye cyo guhama mu byo ugize gute, mu byo wizera. Mu gihe abantu barimo kuva mu masezerano, nicyo gihe cyiza cyo kwerekana ko nta mpamvu yo kuva mu masezerano y'Imana. Nshuti zanjye, nagerageje kureba mu gitabo kimwe cyitwa Umugenzi. Igitabo cy'Umugenzi muri volume ya mbere, paje ya 73 kugeza kuri paje ya 74, hatubwira igitekerezo cya Mukristo, uburyo yahuye n'umuntu witwa Soni. Ubundi Mukristo yagiye ahura n'ibigeragezo byinshi mu rugendo rwe. Reka mbabwire, yaciye mu isayo gahinda gasaze, yagiye ahura na ba bwenge bw'isi, yagiye ahura na Porowoni bararwana, yageze ahantu yibagirwa umuzingo. Urugendo rwa Mukristo rwari ibibazo gusa, kandi ahantu hose Mukristo yageze yarwanye intambara ikomeye aratsinda. Ariko Mukristo kuri iki gitabo muri no page mbabwiye, yabwiye Mwizerwa aramubwira ngo ntakubeshye, uyu munyagwa witwa Soni yari yamfashe kumucika byasabye imbaraga ziruta izo nigeze nkoresha zose. Nshuti zanjye, Mukristo yaganiriye na Mwizerwa amubwira amagambo mabi Soni yakoresheje. Soni yavugaga yuko kubaha Imana biteye igisuzuguriro, biteye umugayo, kandi umuntu wubashye Imana aba azaza ahora bwera bwera. Soni yahamagaye Mukristo aramubaza ati ibintu urimo ni ibiki? Mukristo ati ubu natangiye urugendo, iyo navuye ndahazi kandi ndimo ndajya i Siyoni. Soni aramureba aramubwira ati ariko shyira ubwenge ku gihe tuganire. Wari uzi ko ibi bintu urimo umuntu bigiyemo bimutera igisuzuguriro, bigabanya icyubahiro cye? Ibi bintu urimo by'ubukristo bitera umuntu kugira umugayo, kandi iyo umuntu abyinjiyemo cyane asigara bwera bwera. Dufite abantu bize amashuri, dufite abantu bakora mu nzego za leta za politiki, dufite abantu bagiye mu by'amadini biga hanze iby'iyobokamana, ariko bagaruka aho kwiga iyobokamana barabashyizemo ihakanamana. Muganira akakubwira ati rero ntukajye mu bintu byo gusenga cyane. Nakuze numva abantu bavuga ngo iyo usomye Bibiliya cyane ugira gute? Ngo urasara. Noneho ubu ngubu hagezweho ikindi kintu, umuntu iyo afite umugore utangiye gusenga baramwegera baturiya mugore ntuzamubasha, ubwo agiye kuzaza yirirwa yiruka mu bintu by'iki by'amasengesho. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Iyo Satani akuganirije agatangira kuzana isoni muri wowe, utangira kumva yuko kwinjira mu bintu by'Imana hari inyungu zo hanze uzahomba. Uyu kandi Soni yaganirije Mukristo amubwira yuko abagenzi bakeya mu bakomeye cyangwa abatunzi aribo babaye abagenzi.
yamubwiye ati muri biriya bintu urimo byitwa ngo ni ubukristo, mu nzira yose wagenze ni ababosi bangahe wabonye, ni abatunzi bangahe, ni abanyabwenge bangahe wabonye muri biriya bintu urimo? Koko ngo mukristo nawe ashyira ubwenge kugihabona, ntaba bantu yigeze agira gute yigeze ahura nabo. Soni yari arimo kumubwira yuko iyo winjiye mu bintu by'agakiza uhura n'abantu bacupiye, abantu batize amashuri. Kubw'ibyo rero uba uhombye abantu bagize gute bakomeye. Niyo mpamvu muzabona abantu baza mu bintu by'agakiza ariko ntibabyinjiremo cyane. Kubera iki? Satani yuririra ku cyaha cy'isoni, kugeza ubwo umuntu aza mu itorero ariko akumva yuko nta muntu, kubera ko nta bantu b'abakire benshi bahari, nta banyamafaranga benshi bahari, ubwo bivuze ngo umuntu yabaye umukristo aba aciriritse. Mbabwire inshuti zanjye, iyo ubaye umuntu w'Imana mu isi ushobora kutamenyekana ngo ukomerwe amashyi, ariko mu ijuru uba uri umuntu udasanzwe. Amen. Kubera ko umwanzuro wo kuba umuntu w'Imana ni umwanzuro abantu benshi bagiye batinya. Martin Luther mu gihe cye, umusirikare umwe, Martin Luther yaragiye kuburana na kiliziya. Hari ibintu yari yavumbuye muri Bibiliya yerekana yuko kiliziya yabizambije. Abapapa bari barimo kumuhiga ngo bamwicishe. Noneho igihe yaragiye gucirwa urubanza, umusirikare umwe w'umujenerali aramureba, arangije aramwongorera ati genda gitwari, kuko watinyutse ibyo twese twagize gute twatinye. Buriya umukristo uzabona nubwo yaba atazi gusoma, nubwo yaba ari umukecuru cyangwa agenda yambaye ibirenge, haba hari umwanzuro yafashe amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu yatinye gufata. ni umuntu udasanzwe. Kuba umuntu w'Imana bidusaba kwiyemeza. Soni yakomeje kuganiriza mu Kristo, aramubwira ngo biteye isoni kubana umuntu nkawe w'umugabo ujya mu rusengero ukababazwa n'ibintu babwirije, ugataha iwawe usuhuza umutima, ubundi ubwo uba muzima. Avuga ati ni ibintu biciriritse kubona umuntu nkawe wambaye ikoti, imbere yawe hahagaze umuntu ngo arimo aravuga amagambo, warangiza ukimyoza ugataha ukubita ku mutima ngo wakoze ibyaha. Ibyo ni ibintu by'ubujiji. Uyu munsi wa none inyigisho zirimo kwigishwa, impamvu amadini n'imisengere birimo gucishwa bugufi, ni ukugira ngo imitima y'abantu ifate imyanzuro idaciriweho iteka n'imitima nama. Vuba bidatinze muzabibona mu maso yanyu, tugiye kumera nk'abanyaburayi. Kandi byaratangiye. Ureba umwana w'abandi ava mu modoka, mureba umwanya munini, nyina akajya kukurega, yandebeye umwana nabi. Ariko njyewe nakuze nakuze ukora ikosa mu muhanda, umuntu uwo ari we wese akagera gute akagukubita. Hari umuntu umwe yigeze kunshishura ndi mu muhanda, arankubita neza, aranoza, ankubitana n'abandi bana mu muhanda tutamuzi nawe atatuzi. Manuka niruka ngo ngiye kurega mu rugo. Rero mu rugo mpageze bati ziduhe neza inkuru, ndazibabwiye ye ngiye kubona mbona bacinda inkoni, batabwo ntiyagejeje aho twashakaga. Ibyo byatumaga umubyeyi wese uhuye nawe aba ari umubyeyi wawe, kuko wafataga gahunda yo guhanira undi kugira ngo nawe aho utari azagire gute. None iterambere ryanyu umwana n'uwanjye. Ubu hari n'abagabo batagikora ku bana babo, mbisira umwana ntabwo uzi uko ibise biryana. Mama, niba abagabo nabo bazavuga ngo gutera inda biravuna, ntabwo mbizi. Ariko ngaha aho isi irimo kwerekera, kubona abantu bicaye buzuye urusengero, umuntu abahagaze imbere ngo arimo aravuga ijambo ry'Imana, bagataha ngo bababaye basuhuza umutima. Soni yaravuze ngo ibi bintu ni ibintu biciriritse. Aho niho isi irimo kutujyana. Kandi Soni yarakomeje aravuga ati biteye isoni gusaba imbabazi mugenzi wawe, ukamusaba kukubabarira ibyaha bito wamugiriye, ndetse ukanemera kuriha n'ibyo wamwibye. Biteye iki? Isoni. Impamvu ubu ngubu abantu benshi aguhemukira ntaze kugusaba imbabazi, Satani arabegera akabwira ati ni ibintu by'isoni. Muzareba abagabo akubita umugore cyangwa akamuhemukira,
akajya kubyara abana hanze, umugore akazabimenya, umugore akababara, isukari n'imyunyu bikivanga, kwa muganga bakabona imivuduko na za diyabete, umudamu akazicara umunsi umwe, abantu bakamusura bo ku rusengero bati byagenze gute, ati nababajwe no kumenya ibintu umugabo wanjye yamishe, kandi n'ubu ngubu aratinyuka agaterura Bibiliya akajya ku rusengero ansiganye iki kibazo kandi akizi. Abantu barangiza bakaza bati rero umugore wawe impamvu ubona yataye ibiro, afite ibibazo yenda no gupfa, yishwe n'agahinda, wakoze ibi n'ibi n'ibi ariko ntago wamusabye imbabazi. Umugabo akabaje gusaba imbabazi. Rero mama kana wibigira birebire, nta diri irimo, wibigira birebire, jya woroshya ibintu, use naciye nk'amabere ninjye wa mbere. Ubwo ngo arimo arasaba iki? Imbabazi. Ngiyi sheke, andika amafaranga ujye kugura imodoka. Erega njyewe ndemera ngaheba, ndagukunda nta kintu nakwima. Erega nibi ngibi bizagera aho bishire, ubundi se erega mama nawe byakubaho. Ubwo ngo ni umugabo urimo kugira gute? Ariko muzi ikintu uwo mugabo aba yanga? Njyewe nindamuka nsabye uyu mugore imbabazi azamenyera. Ubu rero babyita kwihana VIP. Kagira n'ibibazo n'umuntu, umugabo yajya ko nukabona azanye igitenge, mama kana kipime, rega njye ndemera ngaheba, kandi buriya nko nkuzana igitenge no mu mutwe uhite wambara igitenge gishyashya. Ubwo nabyo bibazo twari dufitanye bigize gute? Erega mama ntazi bana zidakomanyije iki? Ubwo ngo kwatura no gusaba imbabazi bigize gute? Birarangiye. Isoni. Itorero rihamagara umuntu, ibintu wigishije abizera wabacanze, amahame ijambo ry'Imana ryubakiyeho yose wayakoroze, wafasha abantu urabacanganyukisha, ubatesha ingo zabo, abagabo n'abagore baratandukana. None hari ikintu kimwe tugusaba, ntabwo twebwe tukwanga, nta n'ikindi turi bukore, ariko byibuze gerageza ujye imbere y'abizera ubasaba imbabazi, ubabwire ko wari wagize gute, wari wibeshye. Ukabona umugabo aricaye ati hoya, afazari mugumana uruhimbi rwanyu. Nibwo muzabona umuntu ahora agendana na Bibiliya azenguruka ahantu hose, akantu kitwa isoni cyo gusaba abantu imbabazi banseke. Nari umuntu wambara ikoti na karuvati, umuntu akihagarara akazarinda apfa, agashyingurirwa hanze y'itorero. Umugore amenya yuko yakoze amafuti, abandi badamu akahukana, abadamu bakamusura batari ku bundi, ukuri mwiza ufite isura nziza, ubona n'ubu utandukanye nawe wabura umugabo ugutwara. Hakaba hajemo undi mudamu agatambikamo ingingo. Ubu umuntu uzakubona warafashe umwanzuro ukavuga yuko uru rugo ruvuyemo utazagira gute, utazarugaruka. Umuntu uzarukubonamo ntazagira ngo uri umurwayi wo mu mutwe. Umumama yarangiza ati rero abantu batazancishamo iki ijisho. Hari n'abantu bagera muri gatanya bakavumbura yuko bapfaga ubusa, barangiza umugore akavumbura yuko umugabo watamuciye inyuma, bakavumbura ko ari abantu babigiyemo, ariko umugore akavuga ati hoya abantu batazanseka, ahantu nari mbigejeje ni kure, wa mugabo we sinakwangaga ariko singiye no kwiha iki amenyo y'abasetsi, gumu kwawe nanjye ngume ko cyaha cyitwa isoni kizirikiye ibindi byose. Soni yakomeje aganiriza mu Kristo amubwira ko gusaba imbabazi umuntu ku cyaha gito ntacyo bivuze, ndetse kwishyura ibyo wibye bitoya ntacyo bivuze. Soni yarakomeje yavuze yuko kubaha Imana gutuma umuntu adakunda kubona abanyacyubahiro, ahubwo akabana n'abantu boroheje ngo nuko aribo basangiye Imana. Mu Kristo arangije yabanje kubura icyo asobanurira soni, ariko mu Kristo aza gushyira ubwenge ku gihe, yibuka impamvu zamuhagurukije mu rugendo. Mu Kristo avuga amagambo akomeye, yitegereza soni amubwira amagambo ngo soni uri umwanzi w'agakiza kanjye. Urugendo rwose yari yarakoze, iyo atega amatwi soni kuri uyu musozi bari bagezeho, mu Kristo yari guhita ata ibyo kwizera. Intambara zose yarwanye zari kuba zipfuye iki ubusa, kandi yari kuba atakaje intumbero y'ubugingo buhoraho. Arangije
Mukristo mu kuganiriza Mwizerwa, Mukristo yaganiriye na Mwizerwa aramubwira ati Soni yari impirimbanyi cyane, kumwiyaka byaranduhije, yarangerageje kandi akanyongorera akajambo ko kugayisha Imana. Mukristo mu gihe yashakaga gufata umwanzuro, Soni yaramwegeraga akamwongorera akajambo ko gusuzuguza iki? Gusuzuguza Imana. Buriya najya mbabwire, nta kindi kintu isoni zigendereye uretse kutugusha mu mutego. Muri Bibiliya mu Imigani igice cya 29, Imigani 29 umurongo wa 25, Bibiliya iravuga ngo gutinya abantu kugusha mu mutego, ariko uwiringira Uwiteka azaba iki? Amahoro. Gutinya abantu kugiye kuzaza kutugusha mu mutego. Uzaza utinya kubwira umusore mukundana yuko wamenye Imana, narangiza mwicaranye atangira gukabakabe, ubura aho uhera umuhakanira, kuko ingingo y'ingenzi warayihishe, wamuhishe ko wamenye Umwami Yesu. Kubw'ibyo rero kuza kumusobanurira ibindi ntago biri bukunde, bizagorana. Niba umuntu mubyukira ku kazi muvuga amatiku, mukavuga amateshwa ku kazi, ukaba mufite amatsinda mugendamo, mutoranya abantu mu moko, uyu ni Umuhutu, uyu ni Umututsi, uyu ni Umukiga, uyu ni Umunyanduga, uyu ni umukire, uyu ni umukene, ukaba ufite ukuntu wagiye ushyira abantu mu nzego, bizakugora kwikura imbere ya boss yaguhamagaye ngo agushinge umuntu umwirukanishe ku kazi. Bizakugora kuko icyo wagombaga guhamya mbere ntiwagize gute? Ntiwagihamije. Umuntu umwe yagiye ahantu mu kazi kugira ngo ahakore neza, yari afite ubushomeri, inzara yaramukubise, afata umwanzuro wo guhisha yuko azi iki? Asenga ku isabato. Arangije undi waraza mu byangombwa atanga avuga ko aruhuka ku isabato, arangije arababwira ati nge ndi umukozi mwiza ariko ku isabato sinkora, mungerageze mu minsi 5 murebe uko nkora, murebe ko hari igihombo muzagira cy'isabato ntakoze. Araza arakora, baramureba bati rero wowe ubwo wabivuze mbere ukaba unerekana uburyo witanga ku kazi, wowe ku isabato ntukajye uzangaha, ujye uruhuka. Isabato ikurikiye nanone araruhuka. Mugenzi waraza aramaze atari ko we wabigenje gute? Nkiza navuze ibi nibi. Aranje avuga ati shatu uzaba dive dukora ku isabato dukora kubera ko twageza aho tukagira isoni. Baragenda barikusanya bajya kubaza boss. Boss arababwira ati ibyo mutambwiye muza mwibimbwira nona. Umudive mfite n'umwe n'uyu nguyu. Ubwo byarangiye gutyo na bugingo n'ubu umugani wa Bibiliya baracyagira gute? Bara ku kibuga ugatsindwa ukihagera ubutsinzwe. Mu mategeko y'abasirikare, iyo umusirikare amanutse mu ndege mugiye kurwana ahantu, ugeze ku butaka bakaba baramurasha, nta bandi bamanuka mu ndege, indege itigira gute? Musubirayo mugategura intambara bushyashya. Gutsindirwa ahantu ugeze kubwo guhisha Imana biba bizakuviramo akaga. Bantu b'Imana, Mukristo arangije abwira Mwizerwa, aramubwira ati njyewe hari ikintu gikomeye nabwiye Soni. Naramubwiye ngo ibyo unyoshya ibyo unyoshya ibyo nukurushywa n'ubusa, kuko ibyo usuzugura ari byo mbonamo icyubahiro gikomeye. Amen. Ibintu byose uzabona isoni zikwereka yuko biri butuma abantu bakuzi bagutakaza, biri butuma uhomba imyanya yo ku kazi. Umukobwa mwiza ufite umusore mwiza wamurambagizaga, ku musore ari bugucike, nuramuka wubashye Imana, ibintu byose isoni zakwerekaga ko ari igihombo, uzasanga ariho inyungu zigiye kugira gute? Zigiye kuva. Nihuta, iki gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze, nasomyemo iyerekwa rikomeye kuri page 83, aho umwanditsi w'iki gitabo yagiye mu iyerekwa yeretswe abantu benshi bari bahagaze hanze, kandi hari urusengero. Urwo rusengero rero ngo nirwo rwari ubuhungiro. Abantu bose bageze muri urwo rusengero gukira kwabo byarashobokaga, ariko nanone hanze aho ngaho hari impamvu zatumaga abantu batinjira mu rusengero ari benshi.
abahungiye muri urwo rusengero bagombaga kurokoka, abari hanze bagombaga kuzimira. Kandi muri iryo yerekwa hanze y'urusengero hari abantu bakoba bagaseka umuntu wese ushaka kwinjira. Kandi ikindi kintu gikomeye, bageragezaga kuganiriza umuntu ushaka guhungira muri urwo rusengero, bakamubwira yuko ibitekerezo afite byo guhunga ari ibitekerezo by'ubushukanyi yishoyemo, kandi bakamubwira ko nta kaga kagize gute kariho. Abantu bari hanze nicyo bari bashinzwe, ibintu bine. Icya mbere, kuguseka, bakakwereka yuko imyanzuro wafashe igize gute ipfuye. Icya kabiri, kukwereka yuko ari ubushukanyi wishoyemo guhungira mu rusengero, kuko hari ahandi hantu henshi wahungira. Ni nako bimeze. Amaradiyo n'amateleviziyo yerekana uburyo ibibazo by'ingo byakemuka. Uzafata umugore, nurangiza mwambara utwenda twa siporo, umujyane ku Kivu, narangiza ufata impeta wongere uyimwambike, utumize ifi nziza, arya ifi yokeje mama w'abana. Nurangiza umubwira uti erega ubundi uri uwanjye, umuposting. Uzataha byagize gute? Byakemutse. Ndagira mbabwire ngo isi yateganyije uburyo abantu bashobora guhunga ibibazo bafite, ariko bataje he? Bataje mu rusengero, bataje mu Mana. Ubwo buryo leta z'isi zirimo zirabwubaka. Ubwo buryo abantu bashinzwe imitekerereze y'abantu no kubafatira imyanzuro barimo barabukoresha. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange, ndagira gute? Ndabaruhura. Ikindi kintu gikomeye, iyo umuntu yapangaga guhunga, abo bantu bari hanze baramubwiraga bati nta kaga kariho. Ubu urabona hari ikibazo gihari, urahunga wirukanswa n'iki? Nshuti zanjye, abo bantu bageze nubwo bafata abantu ku ngufu ngo batinjira mu buhungiro. Hari abageraga ku muryango w'urwo rusengero bashaka kwinjira bakabafata. Wari uzi ko hari igihe ujya kujya gusenga ukabona abantu mu vindi imwe bararize, ubwira bati ibi bintu by'isaba tugiye kujyamo by'amategeko y'Imana, afazari byibuze mbabarira, wenda ikintu cyose ushaka ukinyake, ariko wo kujya muri ririya dini, buriya ririya umva mbabarira, ukabona umuntu arariza arihanaguye ngo utaba umudivanisiti. Babafataga ku ngufu. Nshuti zanjye, Ellen White yakomeje avuga ngo kubera gutinya gusekwa no kugirwa urw'amenyo, nanjye ubwanjye mwiyerekwa natekereje ko ari byiza gutegereza kugeza ubwo abo bantu bagize gute bahavuye, nkinjira nta muntu ndeba. Isoni ziraje ntago zije. Hari igihe wicara ukavuga uti reka mbe nigera imbere, uko biri kose nindangiza kaminuza nibwo kujya mu bintu by'Imana bizakunda. Ubu hari abadamu bamaze imyaka 20 baririnze kwinjira mu bintu byo gusenga. Umutware w'iwanjye ntabwo abikunda, na bene wabo barabyanga. Mba numva nshaka gusenga ariko nkabura aho mbihera. Ariko papa w'abana uko agenda yegera imbere n'abana bigira imbere, hari igihe nzamwigobotora, buriya bizakunda. Icyo udashoboye uyu munsi, jya umenya yuko uri umukandida wo gutsindwa ku munsi ukurikiye. Ikintu kibabaje nuko yageze aho atangazwa n'abakobanyi bari baraho, kandi uko yatindaga gufata umwanzuro wo kwinjira muri iri yerekwa ngo yinjire muri rwa rusengero, niko abapfobya urusengero barushagaho kugira gute kwiyongera. Abapfobya ubuhungiro niko barushagaho kumuzenguruka biyongereye. Uko utinda kujya mu by'Imana, uko utinda kwinjira mu by'agakiza, niko imbaraga zari zikuziritse muri uyu mwaka wa 2024 ziyongera. 2025 uzaba ufite imigozi mishyashya ikuzirika ituma utanyeganyega. Ikintu cyabaye, yageze aho aterwa ubwoba no gukererwa kwe. Abonye arimo gukererwa, abonye arimo gutinda gufata umwanzuro, abona azabirimbukiramo. Mwiyerekwa yaravuze ngo nahagurutse iwanjye ndi mwiyerekwa, ndirukanka nca muri iyo mbaga ndinjira.
Imana itegereje umwanzuro wawe ku giti cyawe, utitaye ku nduru, utitaye ku biki. Wowe winjira mu gakiza umenye ko ari wowe n'Imana. Ibindi bintu by'amasoni bivemo, ibintu byo gutinya abantu bivemo, ibintu byo gutinya ibihombo bivemo. Fata umwanzuro wo kuba Imana, uyiragize ubuzima bwawe. Nshuti zanjye, nihuta, yinjiye mu rusengero rero, yarahageze araruhuka. Ariko nagira ngo mbabwire ngo iri yerekwa rigaragaza yuko ageze mu rusengero yahabonye inkingi nini imwe, kandi iyo nkingi yari iziritseho ntama washenjaguwe. Urusengero rwari rufite inkingi imwe, mu gihe umuntu ashobora kubaka nk'urusengero rukaba rufite inkingi nyinshi. Harimo inkingi imwe iri hagati, kandi iyo nkingi yari nini cyane. Noneho ngo yari iziritseho iki? Ntama wagize gute? Washenjaguwe. Mu magambo make ndagira mbabwire ngo ibintu byose, kwinjira mu Mana, kwinjira mu gakiza, kubana n'abantu, kuba muri korari, kuba umubwiriza w'igitangaza, kuba umupasitoro cyangwa umudiyakoni, ntibikwiye kukwibagiza ko icyakuzanye ari ukureba Yesu mu maso. Ikindi kintu gikomeye muri iri yerekwa, abantu baje muri urwo rusengero, itegeko bagombaga kuza imbere ya ntama w'Imana bakatura ibyaha byabo. Ubu dusigaye dufite abantu baza mu gakiza akiyizira, ukabona ibintu by'Imana yisa byinjiramo, amezi 3 agahita ajya muri korari kubera amafaranga cyangwa ijwi ryiza. Yaba afite amafaranga cyangwa azi kuvuga abantu bakumva, amezi 6 ababaye umukuru w'itorero. Yatangira kubwiriza bati wow, ntabwo ari ukuyobora gusa no kuvuga, aravuga abantu bakamwumva, akababaye umurayiki. Umwaka umwe bikaba birarangiye byose. Ariko warangiza ukibaza, wazaza ureba uko abayeho, ukareba ubuzima bwa kera yari afite ari umupagani n'ubuzima afite ari umukirisitu, ugashaka itandukaniro ukagira gute? Ukaribura. Ukibaza se, uyu muntu yaje mu mucyo yatandukanye n'umwijima. Igihe ingabo za Farawo zakurikiraga Abisiraheli, inkingi y'umuriro yajyaga igenda imbere y'Abisiraheli, yabaciye hejuru iraza izi nyuma yabo. Iyo nkingi aho Abisiraheli bari hahise hahinduka ku manywa. Nshuti, jya ugendera mu mucyo wo kugira gute? Wo kurindagira. Aho Abanyegiputa bari bwari bwije rwose. Iryo tandukaniro rigomba kuboneka mu gihe tuje mu by'agakiza. Kuko ibyo rero, abantu bose bari muri urwo rusengero yinjiyemo mu iyerekwa bagombaga kuba baratuye ibyaha byabo, kandi kubwo kwatura ibyaha byabo no kubabarirwa bagombaga kuba bafite umucyo urabagirana mu maso habo. Ngo yarabarebye mu iyerekwa abona bose ntago basa nk'uko agize gute? Nk'uko asa. Bari bafite umucyo. Kristo niwe zuba ryo gukiranuka. Uyu mugabo yabitwigishije umuyobozi. Kuko ibyo rero Kristo yarasiraga mu maso habo, umuntu bareba akabona ntibafunze isura. Ariko uko tuba besikoro, abatubuzi, tugahinduka abagome, tukaba indyarya, twarangiza tukaba abantu batitaye ku kubabara kw'abandi, tukaba abantu batabonana n'Imana mu masengesho. Ugeraho ukabona umuntu ukabona ntagisa nuko yasaga. None se nagira ngo mbabaze, umuntu aragwa akava mu by'agakiza, kositimu akagura nziza kurusha iyo yari afite, imodoka akayihindura, amafaranga akayabona, abantu bakaba bagomba kumwubaha bakanamuterera amasaruti kuruta uko yari ameze. Kuki muhura ukabona hari ikintu yatakaje? Aba yaratakaje umucyo. Uko umuntu yegera Imana cyane niko umucyo w'Imana ugira gute? Umugaragaraho. Mose iyo yatindaga ku musozi, abantu baramurebaga bakamubwira bati, rero gerageza wipfuke ikintu mu maso, kuko urimo urasa n'Imana, tutakureba tukagira gute? Tugapfa. Ariko ngo Mose yamanukaga akajya mu matiku y'abizera, yageragaho nawe akagira gute? Agakonoza. Reka mbabwire, musabe Imana tujye tuba ku musozi ubwiza bw'Imana butugaragareho. Ariko nawe nuhura n'umuntu yakonoje yavuye he? Ku musozi, azagutikura, azakumanyura. Uzi gukubitana n'umuntu wavuye mu buntu bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ko birutwa no guhura n'idubu ryibwe ibyana byayo, aho guhura n'umuntu wasubiye inyuma. Muri iri yerekwa, muri urwo rusengero,
yeretswe ko hari intebe ndende. Izo ntebe zari zicayeho abantu bishimye. Abo bantu kandi bari baratuye ibyaha byabo barababarirwa, ngo bari bategerezanyije amatsiko umunsi mukuru w'akataraboneka, ari wo kugaruka kwande kwa Yesu. Kandi ngo yaberetswe baririmba indirimbo zo gusingiza Imana nk'uko abamarayika bagira gute baririmba. Ngaba abantu baruhutse, abantu bishimye, ni abantu basabye Imana imbabazi zabo, ni abantu baticaye mu ntebe z'urusengero gusa, ahubwo bicaye mu ntebe ndende. Bisobanuye iki? Kristo yaravuze ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana nande na Data. Kubw'ibyo rero ubuzima barimo kurwana nabwo ni ukunesha. Bahawe imbaraga kugira ngo baneshe, kandi bakomeze baneshe uko wabahamagaye nawe agira gute anesha. Isoni byagenze gute rero? Mu gihe arimo kureba ibyo ngibyo rero, afite amatsiko, aba bantu bategerezanyije umunsi mukuru, ngo nawe yagombaga kugenda akajya kuri ntama akatura ibyaha bye, yarangiza akagenda akicara muri za ntebe, nawe akagira ibyiringiro nk'ibyo bari bafite. Ngo arangije ariko isoni zimufatiramo. Yagize isoni hanze, yongeye kugira n'isoni ari hehe? Muze gusoma iki cyigisho. Ngo nabwo isoni zaramufashe, ngo yagombaga kuzenguruka kuza kuri ya nkingi iziritseho ntama washenjaguwe. Ngo noneho kugira ngo aze kubonana na ntama, ngo we yakomeje azenguruka ya nkingi. Uko gukererwa rero kwatumye abona yuko afite akaga. Ngo yagiye kumva yumva impanda igize gute? Impanda iravuze. Impanda ivuzwe paje 84. Ubwo nazengurukaga impanda yaravuze, rwa rusengero ruranyeganyega, urusaku rwo kunesha rwumvikana ruvuye muri ya mbaga y'abera bari bateraniye aho, maze umucyo urabagirana cyane ukwira urwo rusengero. Ariko nyuma yaho hose habaye umwijima w'icuraburindi. Ba bantu bari bishimye bose bari bajyanye nawe na wa mucyo. Nuko nsigara njyenyine muri iryo curaburindi ry'ijoro, nakangutse mfite umubabaro mwinshi, kandi ntibyanyoroheye kwemera ko nari mu nzozi. Kuri njyewe byasaga naho ibyanjye byarangiye, ko umwuka w'Uwiteka yamvuyeho ubutazongera kugira gute kugaruka. Yarakangutse ava muri iri yerekwa, yibaza ukuntu abandi bagiye wagira gute arasigara. Kubw'uko atagiye ngo yaturire ibyaha ntama, ahubwo yakomeje kuzenguruka mu rusengero ku nkingi. Bishoboka ko nawe ufite utuntu urimo kuzengurukamo, bishoboka ko waba ufite inshingano urimo kuzengurukamo, ukaba utarabonana na Yesu umunsi n'umwe ngo umwegurire ubuzima bwawe, umwaturire ibyaha, ubabarirwe, ku buryo ushobora kuzisanga impanda y'imperuka ivuze, wajya kubona ukabona urasigaye abandi bagiye. Yarakangutse anezezwa nuko ibyo yabonye byari inzozi atari ibyagize gute. Reka mbabwire, kurota nabi biragatsindwa, ariko iyo ugeze mu gitondo ugasanga zari inzozi, uhita ushima Imana mu mutima ukavuga uti ubu ngiye gufatiraho. Reka ngire ikintu mbabwira, uzarota ibindi ariko ntuzarota imbabazi z'Imana zikurangiriraho. Isomo rikomeye nkunda ryo muri Bibiliya, Abaroma 5:5. Bene ibyo byiringiro ntibinkoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Amen. Umuntu wenyine uri burokoke ni umuntu ibyiringiro bidakoze iki? Bidakoze isoni. Kuba uri umudivaniste, kuba uri umukirisitu, kuba uri umuntu wamenye Imana, abantu bakakwita murokore, ariko nawe ukavuga uti nibyo, Kristo hari ibyo arimo gukora mu buzima bwanjye, umurimo yatangiye ndizeye ko azagira gute azawusoza. Ntuzaterwe ubwoba n'umuntu ukubwira ko abakirisitu turi injiji. Bibiliya ivuga yuko kubaha Uwiteka ari bwo buki bwenge. Ntuzakangwe n'umuntu ukubwira yuko ahazaza hacu ntahari, kuko abantu twagombaga gukuramo umusaruro badutaye. Yesu yaravuze ngo ubwo ndiho namwe muzabaho. Kubw'ibyo rero dufite ibyiringiro bishyitse. Ndagira ngo dusoreze muri Yobu igice cya 20,
na kabiri. Yobu 22 umurongo wa 21. Hari amagambo akomeye. Erura niba mwuka wera ari muri wowe, erura icyo uri cyo. Saba Imana niba Imana yaraguteye inda y'ijambo ryayo, reka inda ikure habonekemo agakiza kavuke. Umuntu utwite abanza kugerageza guhisha inda amezi 2, umuntu aba akigerageza kwiyaranja, yagira agasesema akakubwira ngo niko yabyutse. Iminwa iratangira igaturika kubera iki? Ubuzima cyangwa se n'amazi yabaye make mu mubiri. Iminwa yituritse, hari uhita kubita agapfukamunwa cyangwa agafata ya mavuta anyerera akasiga ku munwa akavuga ati aba ndabemeje. Aragerageza agatangira gukubitaho utuntu tw'imyenda y'imipira y'imbeho. Abantu bakambwira ati ariko kusigaye ukonje izuba riva bimeze gute? Arangiza ati ntago bibareba ariko nuko nabyutse numva mfite akabeho. Inda nayo ibigenda igira gute? Yegera imbere. Mama w'umukobwa akamuhamagara ati ko mbona ibirenge byabyimbye. Umukobwa ati ubwo ni inkweto nari nambaye ejo. Mama we yarangiza ati nzaba mbireba dore ndi i Rwanda. Amezi 4, amezi 5, ikoboyi bukifunga? Reka da. Amezi 6, umukobwa ahamagara iwabo akabwira ati narabibahisha ariko ndagize gute? Ndatwite. Bati wibitubwira bisigaye bigize gute? Bigaragara. Ntushobora kuba ufite agakiza ngo ugahishe umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 ugatsikamire. Ntago bikunda. Ahubwo tekereza cyane, ese mfite agakiza? Agakiza narakakiriye? Muri njyewe imbuto Imana yabibyemo yabyaye umusaruro? Yobu 22 umurongo wa 21. Noneho iyuzuze nayo ubona amahoro. Amen. Ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemera amategeko ava mu kanwa kayo, n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Kuko umuntu wihakana Yesu ugira isoni zo guhamya Yesu, nugira isoni zo guhamya amagambo ya Yesu yamenye, uwo ku munsi w'imperuka Yesu nawe azamwihakana. Hano umurongo wa 23. Nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera. Amen. Ute ubutunzi bwawe mu mukungugu, n'izahabu ya Ofiri uyite mu mabuye yo mu masumo, maze ishobora byose izakubera umutunzi. Amen. Amagambo akomeye. Ni feza y'igiciro cyinshi, nibwo uzishimira ishobora byose, ukerekeza amaso yawe ku Uwiteka. Uzayisaba nayo izakumvira, kandi uzahigura imihigo yawe. Uzagira icyo ugambirira kikubera uko ushaka, kandi umucyo uzamurikira inzira zawe. Nibaramuka banakugushije, nibakugusha, uzavuga uti hariho ikimbyutsa. Amen. Nuramuka ubonye waguye, ukinjira mu bintu ugasanga abapagani bagupataniye ukaba waguye, ukisanga wanyweye inzoga, ukisanga wasambanye, ukisanga wibye mu bintu by'amanyanga bapangiye ku kazi utazi, wanasinya utazi ibyo ari byo, bakakubwira bati harimo injyawo, ukabona waguye. Hari ibintu bibiri. Ntuzashaka icyo cyaha wakoze kucyita izina ryiza, ahubwo uzicare wibuke yuko ubwo wabyagenze gutyo, Imana yo mu ijuru iracyagufitiye impuhwe. Igikenewe ni kimwe, ni ukwegera ntama ukatura ibyaha byawe, kandi warangiza ugasaba Imana kubabarirwa, ukayisezeranira yuko iguha ubwenge n'imbaraga ku buryo ibyo bintu utazongera kugira gute? Kubigwamo. Kubw'ibyo rero nibaramuka bakugushije, nibakugusha, uzavuga uti hariho ikimbyutsa, kandi uwicisha bugufi Imana izamukiza. Ndasaba Imana ngo aya masezerano dusorejeho aba amasezerano yanjye n'ayawe muri uru rugendo turimo. Isoni zo kudahamya Yesu, isoni zo kuterura icyo twamenye, isoni zo kudahamya ibyo twizera. Ubu abantu barimo baratsikamira ubudivanisiti,
babutsikamiye mu rwego rwo hejuru. Abantu ntibashaka ko isabato imenyekana, abantu batsikamiye ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ubu abantu baje noneho no gutsikamira n'ibibwirizwa. Umuntu arimo arakubwira ati gerageza ubwirize gake nyamuneka tubone uyu mwaka wagira gute watambuka. Mu izina rya Yesu Imana iturinde isoni, duhamye ibyo twamenye. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Awe ramu yobozi ube hafi y'abakristo mfatuku nyobora nzi ku gahinga abana niwe bishima ubwo bumvijwi ryiza ribabwira bagenzi mwe ni muze mbageze iwanyu. Tugiye gusenga. Niba hari usigaye atera intambwe, uramutse uhari ngwino uyu mugoroba. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turahagaze duhamya neza ko ibyaha twakoze ari twe twabikoze, kandi intege nke zacu no guhengamira kuri kamere y'umubiri ari byo byatugushije mu mitego. Turamya tudashidikanya yuko nubwo twamenye ijambo ryawe, isoni zo kuguhamya no guhamya ijambo ryawe Satani yabyuririyeho atugusha mu mitego. Bamwe bari mu mitego badashobora guca uretse wewe wenyine ushobora kuyica. Ariko muri uyu mugoroba habonetse impamvu zawe zishobora kutubyutsa. Tuje kwiyuzuza nawe kuko ari wowe wiyunze natwe, wamanitse amaboko yawe wemera kutubambirwa. Ariko uyu munsi nitwe tumanitse amaboko kugira ngo uyafate udukure mu ntege nke turimo. Ngwino tubabarire intege nke zacu, tubabarire ibyaha byacu, kandi uduha amasezerano yo kuba abantu bishimye. Ngwino ubane natwe, uduha amatsiko yo kuzakubona ubwo uzaba ugarutse. Gira ikintu kidasanzwe ukora muri twe kugira ngo tugukunde kandi tugukorere. Mwami Uwiteka, twagiye tugera ahantu hamwe na hamwe ntitwabasha kuguhamya, ariko kuva uyu munsi ku bwa mwuka wawe wera duhindura abagabo nyabagabo, duhindure kuba abantu bakwerekana aho duca hose. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, amen. Ni unanuka ijuru ntacyo ritakoze, iby'agakiza kacu byashyizwe ahabona, aho umuntu wese yabishyikira. Byaba ibyawe urambuye ibiganza byo kwizera ukabyakira. Ubutabera bw'Imana ntibusonera icyaha, iyo biba bityo na Mose ntiyari kugwamo. Bw'inka ya Pisiga yari gukomorerwa akajya mu bwoko bwe, akabuherekeza akabugeza i Kanani. Icyaha ni kibi ntugikinishe, cyatsinze umukunzi wacu ku musaraba. Kibera ntarya ruswa, amahirwe yagushyize imbere, kumuhitamo no kwiteganyiriza, kuva mu rupfu kajya mu bugingo. Ateze ibiganza byatobaguwe n'umwizera arakwakira. Ubutabera bw'Imana ntibusonera icyaha,
iyo biba bityo na Mose ntiyari kugwa mu mpinga ya Pisiga, yari gukomorerwa akajya mu bwoko bwe, akabuherekeza akabugeza i Kanani. Icyaha ni kibi tugikirishe, cyatsinze umukunzi wacu ku musaraba. Wishidikanya, uri umwe mu bo Yesu yapfiriye. Tsinda ayo majwi akwihebesha ngo waravumwe, ntacyo uramira. Niyeza kuba ari wowe gusa uri ku isi yari kuza. Kugira neza kw'Imana ni kugira akagero, iyo biba bityo na Sawuli ntiyari gutungurwa n'umucyo, yari kuba ruvumwa agacirwa witeka, azira kurenganya abo mu nzira ya Yesu. Kuko yakiriye imbabazi zayo, tuzabona hoberana na Sitefano. Kugira neza kw'Imana ni kugira akagero, iyo biba bityo na Sawuli ntiyari gutungurwa n'umucyo, yari kuba ruvumwa agacirwa witeka, azira kurenganya abo mu nzira ya Yesu. Kuko yakiriye imbabazi zayo, tuzabona hoberana na Sitefano. Kuko yakiriye imbabazi zayo, tuzabona hoberana na Sitefano.